turabasuje mu izina rya Yesu abakunzi b'umuco Family Gospel TV. Uyu munsi tubifurije umwaka mushya muhira wa 2026. Turabura amasaha make rwose tukinjira mu mwaka mushyashya. Kuri uyu muyoboro twagize amahirwe yo kwakira umuyobozi wawo, aragiye kutuganiriza muri kano kanya. Nabifuriza umwaka mushya Revera Pastor Karemera James. Reka tumwakire abasuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Nta Imana icyubahiro rero, kandi urakoze inshuti yanjye Pastor Kenny kubw'umunsi mwiza nk'uyu nguyu unyemereye gusubira muri izi studio z'umuco Gospel TV. Turashima Imana mu by'ukuri, turashima Imana, kandi reka ntangirane no kwifuriza abantu amahoro, kuko Amen. Amahoro ni ikintu gihenze, amahoro araharanirwa, amahoro arashakishwa, amahoro ntabwo ari ikintu bucya mu gitondo ngo kivuke. Ni ikintu kiremwa kandi gisaba igitambo. Rero mbifurije amahoro, buri wese ugeze kuri uno munsi mwifurije amahoro. Uwatabarutse mwifurije iruhuko ridashira mu bwiza bwa Nyagasani. Nuko rero rwose reka ntangire n'ubundi suhuza inshuti n'abavandimwe, inshuti z'umuco Family Gospel TV. Abavandimwe, hari abantu babaye ba nyir'ubwite biyabonesheje bihoraho, bakunda iyi channel, bakunda ibiganiro bitambuka, bakunda batumire, bandika. Mwese aho va mukagera, ndabanza gushimira Imana yabatambukije Noheli, mukagira Noheli nziza, mukayivamo amahoro. Nongera no kubifuriza n'umwaka mushya muhire. Hanyuma ibisanzwe ni ngewe, ni Pastor Karemera James, ndi umushumba w'itorero Disciple National Pentecostal Church ibisanzwe, mu magambo ahanini ni DNPC. Hanyuma nkaba n'umuyobozi cyangwa se umukozi n'umuyobozi, byose ndabihuza, w'iyi channel televiziyo yacu dukoresha mu ivugabutumwa ryacu, umuco Gospel, umuco Family Gospel TV. Hanyuma nkaba n'umwarimu ku bijyanye n'inyigisho z'umuryango, umuryango n'umuco, ariko bishingiye ku iyobokamana, kuko hari abandi babishinzwe muri departments zitandukanye, ariko ngewe mbikora nk'umuhamagaro mu buryo bw'iyobokamana. Niho mpuza umuco n'umuryango kugira ngo bidufashe kuba mu iyobokamana nyakuri, cyangwa se kuba abakristo bashyitse bageze ku gipimo. Rero abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, Tanzania, kuvuga mu Kinyarwanda nkashyira no mu Giswahili cyangwa izo ndimi zindi zitandukanye bitwara akanya kanini, ariko kubanyumva ndabashuhuje bose. Haba hanze y'umugabane wa Afurika, hari abajya banyandikira muri Canada, bayingire ngo batari benshi, ariko ubona yuko bakurikirana ibiganiro byacu muri Amerika na hehe. Mwese uko mwakabaye, ndasaba ngo Imana ibampere umugisha kandi ibagwizeho amahoro. Urakoze cyane Pastor. Turimo gusoza umwaka wa 2025. Kuri wowe uyu mwaka wawusobanura ute ku ruhande rwawe? Ariko ngira ngo twabanza gusenga. Nta kibazo. Wabanza ugashyira abantu imbere y'Imana, ubundi ukatubwira uyu mwaka ni gute wawusobanura, ukurikije uko uciyemo, mbere yuko uza wenda kutugaragariza ibikorwa ukozeho ku muyoboro. Uyu mwaka wawusobanura ute? Urakoze cyane mushumba. Ni byiza ko twiragiza Imana, kuko tubikora buri munsi, kandi no kuba turamuka dushobora gukora burya n'ubuntu bw'Imana. Pastor, duhura n'ibintu byinshi bigoranye. Ngira ngo abantu benshi ari abadukurikiye mwabonye mu mpera z'iki cyumweru gishyira Noheli habaye kwamburwa ubuzima kw'abantu benshi. Rero dufite igisobanuro cyo gusenga, dufite igisobanuro cyo kwiragiza Imana, haba kuri iri jwi, kuko isi turimo n'ibidukikije, nshobora no kuvuga nagira hagati ijwi rikabura, kandi ndaha ndi muzima gutya. Icyo ni ikirere tubamo rero, nk'abizera, nk'abashumba, nk'abanyamasengesho cyane cyane. Icyo kirere turacyumva cyane. Niyo mpamvu rwose ugize neza ko twabanza tukiragiza Imana, tukaragiza Imana n'abadukurikiye, n'ibyo dukora tukabisabira umugisha. Reka tuyubahe. Uwiteka Imana ihambaye, ikomeye, iri hejuru ya byose,
data wera wa Isiraheli, uri ikimenya bose, kuko waduhaye kukumenya no kugusobanukirwa, udutoranyiriza kukwamamaza. Turi hano rero ku rwego rwo kwamamaza izina ryawe no kuguha ikuzo rigukwiye, ku batoya n'abakuru, ku bari hafi n'abari kure, izina ryawe rihimbazwe. Urakoze rero ku bw'iki kiganiro tugiye kugirana n'umuvandimwe, kigamije neza y'ubuntu bwawe, kigamije guhindura benshi kugira ngo babe abigishwa bawe. Iyo niyo ntego nkuru dufite. Turagusaba kugira ngo uduhane umugisha n'abatwumva, uduhane umugisha n'abadukurikiye, uduhane umugisha n'abo turi kumwe, uduhane umugisha na buri umwe wese ushobora kuzamura ijwi agashima izina ryawe kandi bigakunda. Hariho ababigerageje biranga, abo nabo ndabasabiye, ndavuga ngo imbaraga zibatsikamira nonaha tugisengera isengesho mu izina rya Yesu, za mbaraga ziba amatwi kugira ngo badashobora kumva ibingibi. Turazihagaritse, turazifata mpiri, turazitegekera kujya mu gihe Yesu yazishyizemo. Ni igihe cy'icuraburindi, ni igihe cyo gufungwa, ni igihe cyo guhamburwa, ni igihe cyo kwamburwa ububasha. Turazambura ububasha kuri buri umwe wese. Iki kiganiro kigende kigere kure, kigere ku bantu benshi, gitanga umusaruro ku mitima y'abantu. Kandi ndasaba kugira ngo abadukurikiye bose ubahereze umutima wo kunezerwa, kuko icyo nicyo cy'agaciro. Umuntu yanezerewe akora ibyiza, iyo umuntu yishimye avuga neza, iyo umuntu nyagasani ibimusohokamo biba ari byiza, biba bikiza, ntago ari ubumara, ntago ari ibyica, kuko ijambo ryawe riravuga ngo ibituvamo nibyo bibi. Ariko iyo umuntu yaguwe neza akishima akagubwa neza, ibimuvamo biba byiza kandi bikagira imbuto, bigatanga n'umusaruro. Nuko rero bose ndabasabiye, dutangira arasenga, dusoza izina ryawe rihimbazwe. Muri byose nsabye nizeye, mbyambaje ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen. 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 Nabazaga ngo uyu mwaka wawusobanura ute ku ruhande rwawe? Ibisobanuro ni byinshi cyane, ko twe nk'abanyarwanda hari n'ukuntu Imana yaduhaye umugisha. Njye nsanisha abanyarwanda n'abayisiraheli, cyangwa se abo bita abayahudi, kuko abayisiraheli nabo harimo amoko menshi atandukanye. Ariko hari ubwoko bw'abayahudi, ari nabwo Imana yatinzeho, yavuzeho cyane, yahaye amabanga akomeye. Natwe rero abanyarwanda burya tugira ibanga tugendana Imana yaduhaye, cyane cyane yuko twize inyigisho ivuga ngo mu bibi no mu byiza tujye dushima Imana. So rero ngewe ikintu natangirana nacyo nuko nshima Imana pe. Nuko nshima Imana. Wari umwaka ugoranye, ariko utaruta indi myaka. Bose navuga yuko wagoranye kuruta uw'94 mu Rwanda. Ni umwaka wagoranye pe. Ariko usigiye bamwe ubwenge buhanitse bwo gushobora gukora saving, kugira uko bizigamira. Mu by'ukuri umwaka wa 2020, igihe cya covid 2020, twari dutegereje ibitangaza bya viziyo. Yego. Tuyinjiyemo, ariko ibyo twabonye byari binyuranye n'ibyo twari dutegereje. N'uyu mwaka rero, n'uyu mwaka abantu benshi bawubonyemo ibintu bitandukanye n'ibyo bari bategereje. Kuko nagerageje kuganira baba abakristo bo mu itorero nshumbye, baba abo hanze, baba abashumba duhura, bakavuga bati uyu mwaka wari injyana muntu. Kavuga ntago waba injyana muntu kurusha 94, ntago waba injyana muntu kurusha umwaka wa covid. Ahubwo twebwe Imana yaturemeye gusiga ibitadufitiye umumaro, tugatumbera ibidufitiye umumaro. Niyo mpamvu ibyo muri covid n'ibibazo twagiriyemo byose twamaze kubyibagirwa. Uyu munsi turareba imbere. So rero uyu mwaka nawuvugaho ku ruhande rwanjye, ubwo nari mvuze muri rusange. Ku ruhande rwanjye warangoye, wangoyemo ukuntu wasuse naho ugiramo amaburo adafunguye ataregeje, yose akomeye kuyafungura bisaba izindi mbaraga nyine. Ariko ndashima Imana nyine nka ryabanga tugendana abanyarwanda ry'ubutsinzi no gushobora kwihangana. Narihanganye kandi mu by'ukuri icyo twari tugamije ni ukuwusoza neza. Ndimo ndawusoza neza pe. Amen. Amen. Imana iguhereza umugisha. Uyu mwaka ni umwaka ugarutse ku banyarwanda, ni umwaka usize igihugu cy'u Rwanda kiriho icyasha, ko gifite uruhare mu makimbirane ari kubera Kongo. Ni umwaka usize insengero nyinshi zifunze mu Rwanda zitarafungurwa. Ni umwaka usize mu by'ukuri ibintu bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri uruhare rw'Imana muri ibi ngibi n'uruhare rwa Satani, wenda kugira ngo tubare icyo tunanasorezaho.
cyangwa n'uruhare rw'abantu, ubwo ni ibintu bitatu. yego ni uruhe? kuko niba abaturanyi bafitanye amakimbirane bakakuzanamo, waba urimo waba utarimo, ariko ukaba urimo, mu by'ukuri niba ahantu abantu basengeraga hadakora nk'uko bisanzwe, wenda bitewe n'uko babyumva cyangwa n'ibiki, n'ibi wavugaga mu kanya umaze kuvuga ko habaye impfu zigiye zitandukanye kandi n'ubu ziracyaba, urumva ni uruvange rw'ibintu kandi abantu benshi bari kuvuga ko ibintu bitagenze neza. None watubwira uruhare rw'Imana muri uyu mwaka, n'uruhare rwa Satani, n'uruhare rw'abantu ari bo twebwe, tukava wenda ku cy'uyu mwaka tukajya ku cy'umwaka utaha. urakoze cyane. Reka mpere ku kabazo gatoya nze gusobanurira abadukurikiye, baba b'imbere mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu. Nta ruhare ruziguye mu makimbirane y'akarere u Rwanda rufite. Nuko ngira ngo nk'uko umukuru w'igihugu yigeze kubivugaho, bishobora kuba ari agahugu gatoya gasuzuguritse, buri wese ngo yumva kangana n'itasi, ngo nk'uko umuntu ahuha mu itasi ahuha icyayi, ngo niko yahuha ku gahugu kakavaho. Mu by'ukuri kandi icyo kintu bakibeshyaho, kuko iki gihugu ni igihugu gifite isezerano ry'Imana. Noneho mu bitangaza bikomeye cyane nuko umwami wimye wa nyuma w'u Rwanda wimye akanayobora, kuko hari n'uwimye nyuma ye ariko ntiyayobora, ari nawe uheruka gutabarizwa. Ari uwo navugagaho rero ni uwimye mbere ye, yarimye aranayobora, ndetse uwo mwami agira n'uruhare mu gushaka kumenyekanisha iki gihugu ku ruhando mpuzamahanga. Ari we witwa Rudahigwa. Rudahigwa yakoze ikintu gikomeye ariko abanyarwanda uyu munsi badashobora kuvugaho. Abanyamateka nabo bagerageje kukivugaho ni bakeya, ngo yatuye Kristo umwami igihugu cy'u Rwanda n'abaturarwanda n'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yarayobotse amenya yuko umwami umusumba ari Yesu Kristo, arangije aterura igihugu n'abanyarwanda agitura Kristo. Nta gushidikanya ko Kristo yatwakiriye. Yego. Ni nayo mpamvu rero akiturinze. Rero uruhare rw'u Rwanda mu makimbirane ari mu karere, nk'umunyarwanda nshobora kuvuga yuko ari ntarwo, kuko nzi u Rwanda n'ibibazo dufite, n'ayo makimbirane nshobora kuyasobanuraho inkomoko zayo, kuko turi bakuru turabizi. Yego. Ntago ndi umunyapolitike, sinje kuvugira igihugu, ariko ndi n'umunyarwanda, afite n'ububasha bwo kukivugira kuko itegeko nshinga rirabinyemerera cyane. urumva. So rero aya makimbirane ngira ngo uri umusomyi w'ibinyamakuru, ibitangazamakuru byinshi. Ejo bundi ni nk'aho Imana yateguriye nk'ijambo ryiza umukuru w'igihugu ashobora kugeza ku banyarwanda, kuko ejo bundi bariya abantu bose bafata biriya bibazo byose bakabirunda ku Rwanda, bashushe n'abinyuramo, binyuzemo, basa n'abagaragaje aho bahagaze nyine. Ubundi barajijishaga, bakavuza induru, bagatabariza u Rwanda. Ufashe ibihano akabifata mu gitondo agasanga yaribeshye akabikuraho. Burya abazungu ni abantu bakora ikintu wenda bashobora kugikorana amarangamutima, kuko basa n'abagira amarangamutima, ariko nibona umuzungu avuze ngo iki gihano nkikuyeho, jya umenya ngo hari ubushakashatsi yinjiyemo, hari ukuri yabonye. Sibyo? Urumva rero gufata ngo ibihugu 20 ngo bifashe Mbarigo, ngo bifatiye u Rwanda, bugacya mu gitondo ngo ibihugu ngo 17 ngo byose ngo byakuyeho Mbarigo byari byafashe. Nose bageze ngo haba hakoze iki? Haba hakozwe ko bahita babona ukuri. Sibyo? Rero ukuri kwari guhishwe. Ejo bundi generali majoro, urumva ni ipeti riri ku mwanya wa 3 mu mapeti ya nyuma asa na yemewe ya gisirikare, cyane cyane muri ibi bihugu bikiri mu nzira y'iterambere. Burya hari uko iyo bapanga amapeti nabyo bigendana n'ubukungu bw'igihugu. Uretse generali, letona generali, hakurikiraho generali majoro. Uriya ni generali majoro, ariko noneho twe kureba ipeti rye gusa, ahubwo turebe umwanya yari ahagazemo ajya kuvuga ririya jambo. Yavugiraga ingabo zose, ni ukuvuga n'abaruko defense, nibyo tuvuga mu Rwanda, uretse ko batakibaho, bitwa badaso, bari abashinzwe umutekano, n'abari zavu oya n'aba barinda ibipangu, baba cake securities cyangwa se isco, burya bose abasa naho yabavugemo, kuko aba yavuze ku mutekano w'igihugu. Yego, yego. Urumva, kuko revo ya nyuma ni ingabo z'igihugu, nizo zirinda imbibi, ariko abandi barinda
izindi sectors zikurikiye. So impamvu ingabo rero zibizanywa nuko zo zishinzwe kurinda imbibi z'igihugu n'abaturarwanda. So rero uriya umwanya yari ahagazemo wo kwitwa ngo ni umuvugizi mukuru ku rwego rw'igihugu w'ingabo za Kongo, akavuga ikintu tureka ingengabitekerezo, kuko ingengabitekerezo n'umwana muti mugaragaraho twigize kubona mu mashuri muri sogonderi, utwana two mu wa kabiri, kamwe karako mu wa kabiri akandi arako mu wa gatatu, bugaragarwaho ingengabitekerezo. Sore mu wa mbere no mu wa kabiri sogonderi, urumva n'abana baba bavuye muri primaire. Noneho twagize n'amahirwe abana bacu biga bakiri bato, naratubonye numva ndababaye cyane, twagaragaho ingengabitekerezo. Nuriya mujenerali rero kuba yagaragagaho ingengabitekerezo ni ibintu bisanzwe, njye nabonye ko ari normale, kuko abantu barabikerensheje nyine babifata uko bigenda gutyo, ariko buri wese nyine yagiriye ingaruka ishobora kumugeraho we ubwe cyangwa se ikamugeraho biciye kuri bagenzi be. So rero uriya mujenerali bita ngo ni generali Ekenge, reka mvuga iryo zina rimwe rirahagije, yakoze ikosa rikomeye cyane. Burya ikintu bita igisirikare nicyo kitagira umupaka, ntabwo kigira inguni, ntabwo kigira ahantu giherera. Oya, ibyo ni iby'abanyapolitiki. Umunyapolitiki ashobora kuba umuhezanguni ku buhinzi n'ubworozi, urumva, undi akaba umuhezanguni ku mashyamba, undi akaba ku rubyiruko, ibintu bitandukanye nyine biterwa ni ambisiyo yabo cyangwa se ibyo bashaka kugeraho. Ariko ingabo kirazira mu mategeko mpuzamahanga, kirazira ko ingabo zigaragaza ku ruhande kuri parite politiki imwe runaka. Kuko hariyo amashyaka menshi atandukanye. Bivuze iki? Bivuze ngo Ekenge ni umuvugizi w'igisirikare, ntabwo ari uwa leta, ntabwo ari uwa politiki. So rero kuba yatandukiriye akavugira leta ku bya politiki, kuko iriya ni politiki yagiyemo, ni ibigaragaza urwego ibi bihugu byacu byo mu karere biriho mu kwanga u Rwanda. Hariya ngewe nahamya ntashidikanye ko ari nka y'amana y'u Rwanda yirirwa ahandi gataha u Rwanda. Ubwo rero ngo isigaye iba no mu Rwanda hose, haba ku manywa haba nijoro, bisa naho yashatse kugaragaza ukuri mu mperezo y'umwaka, kuko umwaka utaha ningirirwa ubuntu bwo kuza kuwuvugaho ni umwaka w'ibitangaza. Icya mbere ni umwaka w'amahoro no kugubwa neza ku banyumva bose. Iki bazakimbaze, ntago mpanura nka wa muntu wo muri Ghana wahanuye 25, ariko hari n'uwo mu Rwanda wahanuye 2000 byuzuye. Izo mperuka zose ntitwazigezeho. Nge simpanura imperuka, ndahanura amahoro, kandi amahoro nabwiye abantu ko amahoro aharanirwa. Ukuri guhari rero nashaka kugira ngo nkure ku kantu mvuga yuko u Rwanda rudafitanye ikibazo n'uwo ari we wese muri aka karere k'ibiyaga bigari, uretse kwirwanaho. Kandi iteka umugabo iwe mu rugo yirwanaho. Ibisenya urugo ni byinshi, abana bashaka kubibirara, bashaka kuzana ibindi birara, ibyo byose nyir'urugo ahangana nabyo, akagera habwira abana yuko batagomba kugendana n'umwana ufite izi ngeso. Nimba munagendanye, mugendane ugamije kumuhindura ukamushyira mu bintu byiza. Ibyo rero nibyo u Rwanda rukora. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rugerageza kurengera ibyarwo. Imana yabanye n'abanyarwanda gute muri uyu mwaka? Satani yabarwanyije muri uyu mwaka rero rwose wanabivuzeho neza, uravuga uti Imana ese yitwaye gute muri uyu mwaka ku banyarwanda? Satani yitwaye gute? Buri cyose gifite uruhare, uko ikibazo babajije cyo nicyo 100%. Abanyarwanda dufite uruhare mu myitwarire mibi cyangwa myiza bijyanye no kwemera, kuko iyo hakijemo Shetani n'Imana tuba twagiye kukwemera. Ntago ari politiki, politiki aba ari ibindi, aba ari ikindi kirenze kuri icyo ngicyo, cyangwa se kiri okay. Imana rero wahera ku ruhare rw'umuntu nkakurikizaho rwa Shetani nkasozanya n'urw'Imana, nta kibazo ko ari cyo kiriho. Yego. Abanyarwanda ukuri guhari ku bijyanye n'isengero, pasitoro uri umupasiteri ndi umupasiteri, nagize igihe kinini, urumva ntabwo uyu mwaka ariwo twafungiwemo insengero, nanjye ndi mu bafungiwe insengero. 2024 nibwo insengero zafunzwe mu Rwanda, ahubwo abantu bizera yuko 2025 kuko twahawe umwaka wuzuye wo kuba twamaze gutunganya ibyo basanze bidatunganye. Ariko nkubwije ukuri kwanjye k'ubushakashatsi, ariko utari uko nicaye hano ku ntebe. Ni ukuvuga ngo bitewe n'akazi nkora ngenda mu ntara nyinshi, ako nako ubwako karamfasha kugira amakuru ntatanzeho ikiguzi. Ariko hari naho ntanga ikiguzi, nimba ari moto nimba ari imodoka, nkagenda nkajya kureba
gukora ubugenzuzi bwanjye kugira ngo bimfashe, kuko ngiye nkorana, mfite umuyoboro wa televiziyo ngomba gutambutsaho amakuru, mfite social medias zitandukanye nshobora kuvugaho, niyo mpamvu mba nshaka kuvuga ku makuru yizewe. yego yego Ku ruhare rero rwacu nk'abanyarwanda ku ifungwa ry'insengero, yego ntacyo twagaragarije leta twiteguye gukora. Uti kubera iki? Mu majyepfo nimba harafunzwe nk'insengero 3,000, ushobora gusanga uno munsi abasabye gufungurirwa bavuga bati twujuje ibisabwa, nabo batari basurwa ngo barebe koko ko ibyujuje ibisabwa byuzuye koko. Kuko hari nk'akantu abantu sinzi nimba ndi bube ngaragarije leta, ariko ntacyo bitwaye, nk'ikintu bita umurindankuba. Abantu bashyiraho icyo bita amawonyesho, ariko kuri guhari nibajyayo bazapima, kuko hari abantu bahawe certificate, kandi akarere kazavuga ngo pima uduhe ibipimo, sibyo? Ni nayo mpamvu hari itsinda rizasura, ntabwo ari ugutanga raporo ngo nashoje ibisabwa ngo hanyuma ngo bahite bakwandikira ngo yego ngo genda ufungure. Hari itsinda rizaza gusura. Iryo tsinda rero niryifata icyo bita pareyi, rigashyira mu butaka rigapima uriya murindankuba, nta gitunguranye ko bashobora kuguha n'andi mezi 6. None rero icyo nari mvuze ni iki? Imyitwarire yacu kuri uno mwaka ku bijyanye n'insengero nshobora kuyihereza nka 16%, ko ntacyo twakoze. Abapasiteri bahise baparika. So guparika kwabo, hari abavuga ngo ibyo birareba abo hejuru. Njyewe nakoraga ibi, ubwo abo hejuru nibo bazambwira icyo nkora. Nta kantu namba bigeze bashyiraho, kuko abantu barishutse bumva yuko leta ifunze gusenga cyangwa se ibuzanyije gusenga, ariko yafunze ahasengerwa hatujuje ibisabwa. Ntago yigize ifunga gusenga. So rero abantu benshi imyumvire yacu ntago yabaye myiza, ntago kuri twe ku ruhande rwacu muri uno mwaka ntago twitwaye neza, kuko ntitwigize tugerageza ngo nibura n'abazaza gusura bazavuge batariko iki n'iki n'iki ntabwo cyari cyakorwa, kuko leta yagaragaje uruhare rwayo. Isa nimanitse amaboko iravuga ngo urusengero nuru ubwo ntiruzongera gusubiraho rwari ruri, kubera impamvu izi nizi. Bivuze ngo urwo baretse rufite ububasha bwo gutunganya ibisabwa rukongera rukagira rute rugakora. Noneho nyirarwubwe nawe yahise arureka, arushyira mu mubare w'izitazongera gukora, kandi leta itaragize gute, itararushyizemo. So ku ruhande rwacu abihaye Imana, abanyamadini, uyu mwaka twatereye iyo ngiyo, kandi ukuri guhari ubona ko byakururiye ibyago byinshi igihugu. Aho rero ndasa n'uwinjira muri ya mikorere ya Satani. Iteka hari ijambo umunyarwanda avuga ngo ukiza impumu ngo yibagirwa icyamwirukansaga. Hari abapasiteri, hari abashuti bacu bahise bagwa babivamo. Rwose pe babivamo, aravuga ati idini mu Rwanda ntirikemewe, ryaciwe, abajya mu tubari, abatabanyika bajya mu bindi bihugu, bagenda bafite amagambo atandukanye, ariko bene abo ngabo nibo Bibiliya ivuga. Bari barimo batarimo, bari barinjiye rwihishwa kugira ngo barangize izi ntama. Hari n'ijambo rikomeye cyane ndibukoreshe, ariko abanyamadini, nanjye ndi umunyedini, base kunyihanganira. Urumva ukuri guhari rwose, hari ijambo rikomeye numva nza gusoma. Noneho rero uku guparika, uku kubivamo byatanze icyuho ku kintu bita sekibi, Satani. Uyu Satani duhora duhanganye nawe ku manywa na nijoro. Bibiliya ubwayo iratubwira ngo turi abasirikare kandi turacyambaye imyambaro y'urugamba, kuko ntituratabaruka. Kristo ntabwo aratubwira ngo nimuze bana banjye, mwarakoze mwarwanye neza, nimujye buryo mwarwanye nabi, nimujye hariya. Icyo gihe ntikiragera. Abantu biyambuye uyu mwambaro bagiye kwande, ni ukuvuga ngo bezdruinze mu rwego rw'igisirikare, basubiye inyuma, bariruka, barahunga. So rero iteka iyo uhanganye n'umuntu, intambwe utera wigira inyuma, ayitera hagarara hahandi ho waruri. Ibyo ngire ngo izi ntambara zo hakurya hano zuriya mutwe uharanira ubwigenge M23 byagiye bigaragara. Twayitangaho urugero rworoshye ko hari aho bageraga bakahafata batarwanya, kubera ko abari bahari nta ambisiyo, nta mpamvu yo kurwana bari bafite, bahise bedruinga baragenda. No muri iyi vugabutumwa rero niko byagenze. Satani yaragiye
agenda yinjira ahantu mayene we akayafata akabona nta kibazo ntawe umucyashye babandi bajyaga batoka shetani n'iki abona icyo cyose cyarazimye ajya mu kabuga arabyina mu kibuga hari igisakuzo bajyaga bavuga ngo sakwe ngo mutamumenyera byina mu ntabire ngo nakabwa mu masinde ako kabwa kagiye mutamubwira byina ngo nakabwa mu masinde ngira ngo ibisakuzo nabyo birimo biragenda byigirayo urumva satani rero yabonye icyuho gikomeye cyane cyo gukoreramo noneho ikintu cyambabaje ngewe reka ne kuvugira abandi nuko n'abari bari maso kuri cya gihe nabo basa n'abarangajwe n'abariya barimo kweza drawing urumva umuntu w'umusirikare w'indwanyi yabonye 2-3 birukanse nabatangira gutekereza akavuga ati hose naba ndi ikigoryi iyo akemutse akabura umubwira ngo habe komera gira imbere nawe birangira akenkebutse ese buri Imana ntiyabiri gusezerera abakozi bayo itabahaye n'imperekeza base ntago bari ari abakozi b'Imana oya abari kugenda babivamo abagize no kuvuga ngo abisi ni iteka tubagiranye na ba bantu badakijijwe ibyo bavuga rero hafi 90% nibyo byo kuvuga ngo harimo amabandi harimo abatekamutwe harimo abo bose bitirirwa Imana ariko iyi Imana ije kugororera nyine niho Kristo yavuze ijambo rikomeye aravuga ati ntabwo nzatinya kubabwira ngo hoshi imvi imbere sinigeze nkumenye ni ukuvuga cyaba ari igipimo kandi cyarabatsinze bariya ntago batsindwa kuko ntibigeze banarwana ahubwo hatsinzwe bamwe bari mu ntambara bari babereye maso itorero bakarangazwa no guhunga kwa bariya bakarangazwa n'urucantege ruturuka muri aba bantu bagiye kuko uyu munsi hari umuntu wahagaritse gusenga ngo gusenga byarabujanyijwe kandi ntibigeze babibuzanya kubera ko yahuye na bya bihuha by'abantu yavuze ati telefone zirahari nimba urusengero rwawe rufunze ngira ngo hari umunyamakuru wari wimubaje avuga ati hari umuvundo urimo kugaragara ku nsengero zasigaye zikora aravuga ati ariko nta n'impamvu telefone irahari interineti yarwanye nayo uyu mugabo utuyoboye ntacyo atakoze muri aka gace k'ibiyaga bigari k'ibihugu bituye mu biyaga bigari hano ushobora kuvuga nk'ibihugu bigera 8 cyangwa se muri yase nyirizina na Kenya yajyaga idukanga ntabwo iki turi imbere kuri internet ariko dufite G5 turacyari kuri 4 ariko G5 yabo nayo ya G4 natwe twarayibonye ariko 5 ntiraza 5 yarabonetse mu Rwanda ikiba gisigaye ni uburyo bwa installation no kwigeza ku bantu kumvikana cyane ku kiguzi ariko so iriya Kenya ikora ku nyanja iriya Kenya imaze imyaka hafi 60 iyo ubwigenge bwose nta ntambara intambara zabayeho ni ukwisubiranamo kwa moko kutumvikana ku byavuye mu matora ni cya kintu kiba mu cyumweru kimwe kikarangira kigahagararwa ngira ngo ku bwa Kibaki nibwo hapfuyemo abantu benshi urumva iki gihugu kiri ku rwego cyo ubwacyo kikomanga mu gatoza kivuga ngo ni uburayi buri muri Afurika ngo ni uburayi bwa Afurika ariko igitunguranye ku mibare ntabwo kiza ku Rwanda haba mu iterambere haba mu ikoranabuhanga haba kubera iki kubera ko u Rwanda perezida yakoze ibishoboka kugira ngo asakaze no mu baturage ariko baza umuntu wageze agatanga n'amataci n'umukecuru wo mu cyaro cyane agatanga ntabwo nabonye polisi yinjira muri bisi igabana abo kuki ntarindimo muri la bisi urumva ariko urumva urwego igihugu umuyobozi abagezeho umuyobozi w'u Rwanda yageze ku rwego rwo kubaka igihugu hahandi yizera ko abantu 1000 bashobora guhora kuri telefoni bagasenga cyangwa se bagakora inama yego cyane mu gihe cya covid nibwo byongerewemo imbaraga kuko yabonye challenging impinduka zibayemo kuri covid yihuta uko asanzwe yihuta gutekereza vuba yahise atekereza byihuse ubu inama turazikora haba mu kazi haba mu madini yacu tukazikorana nabo hanze ngira ngo hari amagroupe menshi tubamo dukora amateraniro yo hanze abagana abahehe biriya bintu rero nibyo yavuze atari ko se bararinda bajya gukora umuvundo hariya hari abantu badafite amashanyarazi wabo bigaragaze tubafashe hari abadafite internet nimba hari ikintu cyubatswe duherutse gukora icyo bita assessment ubugenzuzi bw'iminara na internet muri rusange kuko hari ibica hejuru n'ibica mu butaka mu gihugu cyose mu ntara zose uko arenye u Rwanda
ntabwo natinya kuvuga yuko hari n'ibihugu bimwe by'i Burayi bitari ku rwego rwacu. Yego kuko hari ibihugu by'u Burayi yego bishobora kuba bijyanye n'ubunini bwabyo cyangwa se na kiriya kintu twita amoko. Yego. Kuko amoko uyu munsi twe mu Rwanda twagwiririye n'ibyago byo kubyita amoko bigendanye ku gucamo ibice by'abantu. Ariko bariya abanyaburayi bo bagira amoko bigendanye n'indimi. Noneho burya ntibazadukange mu Rwanda kubera ururimi rumwe niho honyine umuyobozi yashoboye gukora byose kandi hose. Ahandi usanga nimba perezida wa Amerika avuka muri Texas, manda ye yose Texas ni iri bugubwe neza cyane, ibindi bigende bigira. Urumva nimba ari mu Bufaransa ipari akaba aturutse ipari, ubwo ipari ni iri bugubwe neza. Nimba yaturutse mu kindi gice cy'Ubufaransa, pari imisoro irazamuka ibintu bicike kuko abazi ko manda ye nejo akigendera. Sibyo, ariko u Rwanda nirwo rwonyine rwashoboye kubaka iyi system, ari byo perezida yadukangura akavuga ati gusenga basenge kuri telefone ni ikibazo. Ese basenge mu mazu yabo. Imiryango igahura ko dusanzwe duhura se mu batisimu yabatirishije tugakora iminsi mikuru. Hari polisi yaje gufunga se? Hoya hari umugabo ejo wanyandikiye kuri channel yanjye ngo ari muri Saudi Arabia. Ikiganiro nakoze arandika aravuga ati mu by'ukuri twebwe ahangaha nta nsengero zihaba, ariko se ntidusenga. Ubwo nabwiraga abantu uburyo bagomba gusenga kuri bonane bakareka kwigwa ngo insengero zirafunze. Harandika itabikonfirma bavuga ati twega Arabia Saudi, niba Arabia Saudi Arabia Saudite nyine ubwo nta nsengero zihari, ariko abakristo turari kandi ati babwire icyo kintu uvuze rero kirerekana ko nta gikuba cyacitse. Nje niko mbibona cyane kuko u Rwanda ruri ku mwanya wa 3 uyu munsi ku isi mu bukristo. Ahubwo kanone ko urumva nicyo kibazo, icyo cyegerano naracyumvishe ejo bundi nawe niko bibona. 94 ibyago twagwiririye ho birashoboka ko rwari nk'u rwa mbere kuko rwari kuri 99 n'ibice. Uyu munsi urabona ko rwamanutseho kubera ko ubuyobozi bwa nyakubahwa perezida wa repubulika bwatanze ubwisanzure ku myemerere babishyira no mu itegeko nshinga. Yego, upfa kuba utabangamiye inyungu za rubanda. Yego, urumva kandi ugakora ibyo wasabiye uruhushya. Yego, gusaba uruhushya byo n'isi yose niko biba bimeze kuko haba hari itegeko, ariko hari naho usabye uruhushya n'uruhabwe kubera ko itegeko nshinga ntacyo ryabigennyeho cyane. Umuyobozi akaba ari we ashobora kujyaho ari umusilamu akazamura idini ya Islam hejuru, ejo hajyaho umukristo akazamura y'abakristo. Kubera iki? Itegeko nshinga ntabwo ryabigennye. Ariko twebwe mu Rwanda itegeko nshinga rigena imyemerere yisanzuye, upfa kuba utabangamiye inyungu z'abandi. Ngira ngo ni naho perezida yakunze gukoresha ijambo rivuga ngo umuntu ujya kubangamira inyungu z'undi azirikane ko aho uburenganzira bwe burangirira ariho ubwa mugenzi we butangirira. So rero icyo cyubahirije mu Rwanda turi ku rwego rwiza rwo gusenga, ariko ubukristo buri kuri 90. None ikibabaje ni kimwe nuko ubukristo buri hejuru ya 90 ariko akaba ariyo sekta igikora ibyaha byinshi. Erega burya hari ibyaha bihishirwa ariko bikorerwa hano iwacu, kuko umupasiteri ahava akagera akitwa umupasiteri aba yabaye umubyeyi. Rero umubyeyi iteka arahishirwa. Ngira ngo twareba no ku bwa Nowa, harya niwe wafasha agasembuye. Niwe wafasha agasembuye, ngire ngo igihe umwuzure urangiye yishimira ibyo yagezeho n'iby'Imana imugejejeho. Numvishije umubyeyi wacu ejo bundi abwira abantu ngo bisanzure rwose birekure n'amasaha nta yabujije na polisi kubakubaganya. Yavuze ati ntimugire umuntu cyo gushimira, ariko urasi kwagishimira abantu barakora ibyo bakora nta bwoba bafite. Ariko se ubundi ubwoba bwahozeho nuko habaga hari ingamba zidasanzwe zo kubungabunga amagara y'abantu ku buryo bunini cyangwa se bukazemo ukuntu. Kuko abantu kwishima kwawe rega ugacana ngo nuko wishimye ugafata tablet ukayikubita hasi niki, ibyo nibyo polisi yashyiragamo imbaraga. Ariko yaravuze ati muse n'ababare kure kuko bamaze kugera ku kigero. Ubura perezida hari message aba yatambukije, ariko abantu basesenguzi nkatwe duhita twirukana. Ni nko kuvuga ngo amaze kwizera ko abanyarwanda bageze ku rwego rw'imyumvire bw'uko umwe atahutaza undi kubera ibyishimo bye cyangwa se umubabaro we. Niho yavugaga ati rero noneho mubareke, ariko hakabamo n'akandi kantu kwaba abantu baba nanone ari isuzumiro bahawe gusuzuma kumenya ko bashobora kwiyobora
mu myitwarire y'ibihe bidasanzwe. Ibyo bintu rero uko ari bibiri byose nshobora kubikoraho. Naho ubundi ntabwo u Rwanda rubuza abantu kwisanzura ku minsi mikuru. Utuntu bari bavuzeho tugaragaza ko abantu bashaka kujya i Bugande kujya za Kenya, ariko ibyo ngibyo bijyana n'amarangamutima y'umuntu ashingiye ku cyo bita gahararo. Mu Rwanda hasigaye ari ahantu ho kurira amafaranga no kwishimira rwose. Wenda imyaka ishize byarumvikanaga, ariko nta nicyo byumvikanagaho, nuko twari tutarabimenyekanisha. Oya, hari hakeya, amahoteli yari make, aho kwisanzura hari hake, abantu ntibajyaga za Gisenyi gusa, se ahantu bari bazi amastade wenda za Bekare na zari zitarashyirwaho. Ariko mu Rwanda rwose uwavuga ngo agiye Dubai, ahubwo abirukanka bagenda barabisikana n'abaza, baba bafite ibindi bibajyanye. Yes, oya ni agahararo, ni ijambo bita gahararo, kumva yuko urumva iyo unywa amata iteka ubona unywa icyayi cya makaro, na makaro harya kubera ntajya nkikunda, nuko kivuga ari igihe kingora, ukabona ni byiza ukumva wanywaho. Ngo ni icyayi cy'umukara ukagisuka mu nda, ukumva wanywaho, ukumva uko bimeze, ariko ntabwo cya cyayi cyiza ngo gisimbura amata. Ushobora kukinywa kuko ugiharaye. N'abariya rero bagiye cyokora ntibigize bagenda, ariko nta n'uwababujije. Buriya nacyo cyari igisobanuro cyo kuvuga ngo abantu bisanzure. Ushaka kujya kuyirira muri Kenya agende, ubwo mipaka buriya message yaba ari ndende cyane, buriya no ku mipaka byo kuvuga ngo urajya he, nugera mwitware gute, buriya basa naho badohoye umuntu agende arire iminsi mikuru aho yisanzuriye. Biriya rero byatanze package nini cyane ku gihugu cy'u Rwanda, ku kwinjira ko abaje kwenjoyinga mu Rwanda. Kuko mu Rwanda hari ikintu bita umutekano wuzuye 100% wo kurya amafaranga yawe, wanashaka bakagushyiraho n'uburinzi. Ejo bundi hari umushoferi polisi ngo yatwaye yayo baramutwa ngo yayoboye ngo ajya Bugesera, yarajyaga Nyagatare. Habona ageze bati se wamugamagaye urajyayo, bati se handi uri kujya Burundi kandi imipaka ifunze, ubaye ati mba Nyagatare. Mwana w'umupolisi ajya amati haramutwara ngo amugezeho. Buriya ibiganiro ntanga harimo ikintu cyo gushimira Imana yaduhaye u Rwanda ikaduha ururimi. Uzi ko ushobora kujya Bugande ukaba watwara umunsi wose utarabona umuntu muhuje ururimi, utabona no kuyoboza icyo cyongeza unanagifite ukabura ukizi. Oya, ngewe hari gihe njya ahantu kandi numva rwose nakwiyamye. Muri Cameroon hari ubuhamya bambwiye ngo umukameroni iyo umuyoboje ukamubwira uti hoteli wenda Quality Inn irahagana he, ebana arashishikara akanagutwara, naho ataza akahabaririza yakugeza ati pay, ishyura service naguhaye. Uyu muntu ntiyanayiguciye mbere, avuga ati kuhakugeza naya. Noneho ikintu gitangaje kiriho nuko polisi yaho iza gushyira mu bikorwa kwa kwishyura wa muntu mutumvikanye ku kiguzi we yishakiye. Aho harimo ihohoterwa. Ariko mu Rwanda mu Rwanda ushobora no kujya kumushimira akavuga ati oya, kuri bwa bunyangamugayo bwacu n'ubudasa bw'u Rwanda, kubera ati oya nta kibazo, ni service nakuyoboye n'iki. Rero abo bantu kwabashimira n'ukuri kuba bayoboye umuntu. Nta muntu waba umunyamahanga, waba umunyagihugu, waba umunyentara, kera bajyaga bavuga ngo yavuye mu ntara, ntabwo ashobora kuyoba mu Rwanda. Rero shatani nuko nasozaga, ariko Imana ni nziza kandi yakoze ibyiza. Amen. Imana ni nziza, yakoze ibyiza, yaduhaye perezida, atumenye interineti, turakora amaterano atandukanye, za YouTube zarahageze mu Rwanda. Kera twajyaga tubibona tubyita ibishenzi, tubyita ibinyamahanga, twarahuguye umunsi turazikoresha, irakora nka televiziyo. Ibyo byose rero tubikesha Imana y'u Rwanda. Urugendo rw'umwaka ni rurerure, ni amezi 12, ntabwo wabivuga ngo birangize. Ariko nsigaje akabazo kamwe tugasoza. Wenda mu by'ukuri kugira ngo usobanurire abantu, uri umwe mu bantu b'abashakashatsi, uri umwe mu bantu banariza ibintu, basesengura cyane, mu bantu basesengura, uri umwe mu bapasiteri bari mu gihugu cy'u Rwanda, uri umwe mu bantu. None hano turi ku muyoboro w'umuryango umuco n'umuryango Gospel TV. Ubwo ni ibintu bitatu. None ibyo bintu bitatu ufite impamvu wabishyizeho. None ibi bintu bitatu ubona intego zatumye ushinga uyu muryango wawe? Uyu mwaka ntabwo byagenze neza, ntabwo zagezweho neza, ariko kutagerwaho nabyo bijyana na porogaramu umuntu aba yihaye.
cyane cyane bishingiye ku cyo bita strategy plan. Hari action plan hakaba strategy plan. Strategy plan yanjye igwa muri 2026. Okay. Ni ukuvuga ngo njya gupuraninga ibingibi no kubikora nuko nihaye igihe cya 2026. Okay. Uyu munsi rero narindi muri action plan igikorwa cy'umwaka. Okay. Igikorwa cy'umwaka rero gishobora kuba perfect ukakigeraho 100% ukaba wafata nuko cyari bukorwe mu wundi mwaka. Okay. Kimwe nuko utakigeraho ariko igipimo wihaye wakigezeho. Igipimo nihaye rero nakigezeho kuko iyi channel ni nkaho ari bwo nayikoreye publication kugira ngo igaragare, nibwo nayiremye mu rwego rwa system ya televiziyo. Kuko turimo turategura ibisabwa byose ko 2026 igomba gukora nka channel ariko ari televiziyo nyine. Okay. Ifite abanyamakuru, ifite ibikoresho bikora ku buryo buhoraho. So rero byibuza hejuru ya 65 kuri action plan yanjye nari mfite muri uno mwaka usa naho nayigezeho. 40 rero kuzamura ni biba bikirimo hagati bitari byarangira. Urakoze cyane abari bakurikiranye umuco umuryango Gospel TV. Imana ibahereze umugisha. Twaganiraga n'umuyobozi mukuru w'iki kinyamakuru Revera Pastor James Karemera mu ncamake ku bigendanye n'uyu mwaka wa 2025. Ubwo wenda mu kindi kiganiro araza kutubwira plan action y'umwaka utaha. Dusoza ngira ngo sinzi icyo wabwira abantu tugasoza. Icyambere nuko nsabira abantu kugira ibyiringiro kandi bihoraho bitananirana, guhana ituze no kubahana. Mu by'ukuri ibi bintu ni ibintu bikorwa ntago byirema, biremeye muri twe. Reka nsabe buri muntu wese yorohere mugenzi we muri izi mpera z'uyu mwaka. Mu ntangira z'umwaka utaha ibyifuzo imigabo n'imigambi birahari, bivuge mu kiganiro kibukurikire bari bubyumve. Ariko reka nsoze nshimira buri wese wagize uruhare mu korohera mugenzi we kugira ngo agere ku ntego ze atamubereye ikigusha, kuko uyu mwaka wagize indyarya nyinshi. Munanyemerere rero nsozanye iki cyanditswe, mu mbabarire ntisome gusa nubwo nagisoma ntacyo ndi bugisobanureho. Kuba dukurikiye kugira ngo banyumve. Ubundi ari ibyanditswe bitatu nshaka kugira ngo nsome, ariko buri cyanditswe ndasoma umurongo umwe gusa. Turahera muri Matayo 23 umurongo wa 14. Uravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca. Muryarya nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ay'abandi. Aleluya. Kubankurikiye ngiki icyago cyagwiririye insengero zacu 2024 n'uno mwaka 2026, kuko uyu mwaka wo wahise ubagaragaza official. Abantu bari batunzwe n'ingo z'abapfakazi. Iki kintu Yesu yakivuganya agahinda gakomeye. Yusomye mirongo yose hepfo yakivuganya agahinda gakomeye cyane. Kubera iki? Abakuru b'amadini, abakuru b'amatorero, abakuru b'imiryango remezo, abakuru bumva bagomba kubeshwaho nibiva mu bandi, ariko bo ntacyo bari busubize muri babandi. Ngiki kibazo itorero ryo mu Rwanda ryahuye naryo. Noneho Petero wa mbere ibice 2 n'umurongo wa mbere akavuga ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose. Ahangaha niho dushobora kwinjira 2026 tugakora ibyiza, amatorero agafungurwa, abaparitse bagaparukura, hari abaparitse burundu. Ariko ukuri guhari nitwiyambura igomwa, tukiyambura amashyari tugirirana. Aho utangiza ivugabutumwa hano, kuko Imana ihagutumika gutuma ku musozi wa Rebero, ukahagera ugatangira ivugabutumwa runaka, akavuga ngo hariya agiye kundusha iki, akaza neza neza immediately. Kera twahitaga mu kiragiro, ikiragiro urugo rw'inka
rugira irembo rigari aho inka zinjirira, ngira ngo no muri Bibiliya harabivuga, noneho rukagera n'irindi rembo ryo hepfo, twebwe niho zanasohokeraga mu gitondo, aho ngaho hakora niho haba n'icukiro, niho bakuka. Urumva hano rero biravuga ngo twiyambure, akaza wa muntu itorera karishinga mu mizi y'imiganda yahe ryawe riri, ibyo bita mpangara ngo uhangare. Aba rero nibo Yesu yabwiraga hano. Noneho usozanye iki cyanditswe, nicyo cya nyuma, Abefeso, urumva n'umurongo umwe ngiye nasoma, ni nka message ndimo guhereza bene data, cyane cyane abakuru b'amadini n'amatorero mu Rwanda. Hano Abefeso ibice 3:18 haravuga ngo muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo, ubwo ari bwo bwose. Uru ni urukundo rw'Imana Abefeso bavugagaho. Ndavuga ngo abankurikiye, abanyumvise kuri iki kiganiro, ababanye natwe muri uno mwaka, abamforowinze, abarekinze, abatanze share, abakoze buri kimwe cyose, mbifurije kwakira urukundo rw'Imana mu burambararo bwarwo, mu buhagarike bwarwo, kuko ngo nikuzimu rugerayo no mu ijuru mu kirere rugerayo. Ubunini n'ubwiza bw'urwo rukundo rwa Kristo nibyo nshoje mbifuriza mu gusoza uyu mwaka no gutangira umwaka mushya muhire. Mwarakoze, Imana ibaha umugisha, kuko mwahagare nyange mu gutangiza iyicano, mu kunkurikira, mukomeze mu nkurikire. Ibyiza birabahishiwe, abarimu barahari, inyigisho zirahari, ibyo turimo kubaka mu kanya karibuze ndi bubibagaragarize. Mushonje muhishiwe, birahari byiza. Nimukurikire channel yanyu Umuco n'Umuryango Gospel TV, mu kiganiro Umuco n'Umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana, ku mushumba Karemera James. Shalom, Imana ibahereze umugisha. Murakoze cyane. Imana ibahereze umugisha mwe mwakurikiranye, naho utaha Imana barinde. Ariko hari akantu bigeze kumbwira, kandi ni umwarimu, kandi abarimu burya nibo ducesha kumenya. Yego. Aravuga ngo ntago umuntu akurikiranwa, ngo ukurikiranwa ni igisambo, ahubwo ukurikirwa. Murakoze kudukurikira, mwakoze abadukurikiye, naho kudukurikirana burya ngo bari igisambo kigenda gikurikirana. Bagikurikiye nyine, bagikurikiranaho cyaciye niki. So rero dushimira abadukurikiye bose, n'abakidukurikira. Imana ibahereze umugisha. Ciao. Nakosoraga. Amen.